bacu kuri BBM official gatatu, muhawe ikaze kandi tubashimira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Iyo turebye umubare w'ababireba bigaragara neza ko tutarimo turaruhira ubusa. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu dukomora kuri cya gitabo tujya dusoma cyitwa Choosing a Marriage Partner. Iki gitabo kibamo inyigisho zo guhugura abakiri batoya, ndavuga urubyiruko, ndetse no gutanga ubumenyi ku bantu bafite abana babyiruka, kugira ngo abo bana bajye bamenya uko bitwara mu gihe bahitamo abo bazashakana. Uyu munsi rero dukomeje rwa ruhererekane rw'ibiganiro byacu, aho turi kurebera ku ngingo zerekeye amahame umuntu agomba gushingiraho mu gihe ahitamwo uwo bazashakana. Tukaba tugeze ku gice cya gatandatu, aho tugeze ku ngingo ivuga yuko guhitamwo uwo muzashakana ugomba kureba umuntu mufite byinshi muhuriyeho, ibyo bita levels. Ni ukuvuga ukamenya ngo mbese uyu muntu ibyo nkunda biri muri we ni ibihe, ibyo ndakunda biri muri we ni ibihe, ugakora balance ukagereranya kugira ngo urebe yuko hari ibyishimo uzavana mw'uwo muntu, cyangwa se niba ibitagenda muri we uzabasha kubyihanganira. Rero abanditsi ba kino gitabo Choosing a Marriage Partner batangira batubwira yuko gushaka uwo muzabana nk'umugore n'umugabo ugomba gushaka umuntu wo ku rwego rwawe, cyangwa se mufite ibyo muhuriraho ku buryo uzabasha kumubona nk'ibyishimo. Bakaduha urugero nko mu mikino, niba ukunda imikino ukaba ari umuntu ukunda imikino, ibikorwa by'imyidagaduro, umuntu ukunda se gusenga, umuntu se muhuje umwuga cyangwa se ukora umwuga ufitanye isano n'uwawe, cyangwa se nawe bitagira n'isano ariko uwo mwuga nawe ukaba ari umwe mu myuga ukunda. Ibyo biba byiza kubyitaho kuko birakorohera kumushyigikira mu gihe muba mufite ibintu muhuriyeho. Ikindi kintu batubwira yuko niba nyine uri umuhanzi bakomeza biriya byo haruguru namaze kuvuga. Niba uri umuririmbyi ugashaka umuntu uzagushyigikira mu kuririmba, ufite kuba n'abaririmba cyangwa se akunda kuririmba, urumva uhisemo neza umuntu utazarambirwa n'ibyo ukunda, uzagufasha kugenda mu mujyo w'amahitamo yawe. Rero guhitamo muzabana mufite byinshi muhuje mu buzima, bituma ubuzima bwawe nyine bubaho bworoshye, ubaho wishimye. Bakavuga rero yuko umuntu agomba kugira ibintu ahuriyeho n'uwo bazashakana. Bakatubaza ikibazo bagira batese, birashoboka yuko umuntu wize amashuri wenda ku rwego rwa dogiteri yashakana n'umuntu wize amashuri ya pirimeri abanza gusa kubera urukundo? Ibi bintu birashoboka ariko biragoye cyane, kubera yuko imyumvire ya bano bantu ntabwo iba ihuye, mbega ntabwo baba bari ku rwego rumwe. Rero gushakana kurenze amarangamutima gusa cyangwa ibyo umuntu arebesha n'amaso nk'isura y'inyuma. Bakavuga yuko urugo rushingiye ku rukundo rugomba gushingira ku mahame y'ukuri, apana amarangamutima, ibintu nyine bifatika wabasha gusobanura uti nagendeye kuri iki nkurikizaho iki ngiki. Rero baravuga bati uzagerageze guhuza n'uwo muzabana mu bijyanye n'imyaka, ubwo imyaka yanyu ntijye mwintera cyane, twabivuzeho mbere, umwuga, amashuri yize, inkomoko ye, n'imibereho ye rusange ya buri munsi. No kwita ku hantu umuntu akomoka birafasha, kuko abantu bakomoka ahantu hamwe burya baba bafite byinshi bahuriyeho. Ikindi cya gatatu batubwira, baravuga bati tekereza uri enjeniyeri mu by'ubuvuzi, mbega uri umuganga ukomeye, noneho ukabwira uwo mwashakanye uti nzanira sodium chloride ku meza. Uwo mwashakanye kubera ko atazi sodium chloride icyo ari cyo, nyine agatakara, kandi nyamara wari umubwiye ngo akuzanire umunyu ku meza. Aka ni akagero gato bajya batubwira yuko abantu bafitanye intera nini mu buryo bw'imyumvire biragora yuko babana. Bakavuga bati rero shaka uwo muzabana muri ku rwego rumwe rw'ubumenyi kugira ngo mwumvikane neza. Abantu batari ku rwego rumwe rw'ubumenyi ntabwo babasha kumvikana. Bakomeza batubwira bati shyira umuhate wo gushaka uwo muzabana mufite inyungu zimwe, inyungu muhuriyeho, mufite icyerekezo kimwe, kandi muhuzwa n'ibitekerezo. Ibitekerezo byanyu bikaba hari ahantu bihurira. Ntabwo nyine byakunda ko abantu bahuza byose 100%, ariko nibura pourcentage nini
ijanisha rinini ari ibintu muhuje mu myumvire, icyerekezo cy'ubuzima. Rero bakavuga bati icyo gituma abantu babiri bakomeza kwishimira nyine kuba bari kumwe ntawe urambirwa undi. Bakavuga ati rero niba ukunda umupira w'amaguru n'urugero, uwo muzabana ntabikunde, bifite kuzatuma mushwana mu gihe runaka kizaba. Bagatanga igitekerezo bagira bati byaba byiza wenda mugiye muhinduranya, wenda niba nkunda umupira nkavuga nti none rwose uramfasha turebe umupira, mukareba umupira mukishima, akagerageza kwiyadabuta k'uwo mupira wawe. Ariko nawe ejo niba akunda filime yaguhamagara ati ngwino dufatanye kureba filime, nawe ukagenda ukamufasha, mbega mukagenda mushyigikirana ku ruhande rwa buri wese icyo akunda. Ntihagire uzahatira mugenzi we gukunda ibyo akunda. Mfite kuba nkunda ibintu ndatabikora, ntabwo uyimuhatira, ahubwo icyo mukora ni ukugerageza ko buri umwe mwashyigikira undi ku bijyanye n'ibyo akunda. Bagasoreza kubavuga ku myitwarire. Imyitwarire bavuga yuko niba byinshi mu byo ukunda ari ibintu bitesha umutwe uwo muzabana, menya ko muzajya mushwana kenshi, muzajya mujyana amakimbirane kenshi, kuko ibyo ukunda byinshi nibyo yanga. Nawe urabyumva ko namwe murabyumva yuko ni ibintu byumvikana. Bakavuga bati rero niyo umuntu yaba ari mwiza ute, yaba ari mwiza gute ku isura, mbere yo gufata umwanzuro wo gushakana nawe, banza umenye ibyo akunda, ibyo yanga gukora, mbega umenye ibizamugerageza biri kuri wowe, nawe ibizakugerageza biri kuri we. Menya ibimurakaza, umenye ibimushimisha, nurangiza ukore balance, ugereranye uvuga uti iyi ngibi nzabishobora, ibi sinzabishobora. Bakavuga ati rero ushobora gusanga uwo witaga umukobwa cyangwa se umuhungu mwiza ataberanye nawe bitewe n'uko usaza imiterere y'imeze. Bagatanga inama bati rero niba usanze ibintu umuntu akunda bihabanye n'ibyawe, ugasanga muzahora mushwana bishingiye ku miterere ye, bishingiye ku rwego rw'imitekerereze, kizwa n'amaguru. Ibyo bintu bivemo by'urukundo, ubwo ntabwo urwo rukundo rwashoboka, ntabwo rwazaramba, utazabaho wicuza. BBM Official 3 turabakunda, mugire amahoro, Imana ibarinde.